ngo urukundo ngo ngiyo abantu bose bari baruzi ngo isi yahinduka paradiso. Ari uriya mugabo ngo ni Ryumongo ari Sandirina, ntabwo ntekereza yuko bariya bari gukoreshwa n'umuvumo uturuka kuri nde kuri Mutesi. Wa muvumo uhora umubwira ngo uzaye ujya gushaka umugabo hariho induru. Umupastori nk'uwa bafite umukumbi aragiye cyangwa bari wa mupastori nyine wa title. Wabonye ukuntu wa mugore azunguza ibuno? Ako ubundi ndabaza amatorero amwe yabaye ndererizo ndaya. Uzi ko aya matorero asigaye ari ndererizo ndaya? Ndebera kuba umuntu ari umukristo akaza ati do ati bantwaye umugabo ya akizunguza rwose agakubita kandi ngo afite abakristo ayoboye uriya mugore. Kunavuga ati ndindaye. Atari ko ndindaye. Ni indaya yo mu rusengero. Uzi ko mu rusengero ni ndererizo ndaya zikuri. Ayo matorero rwose ubwo nabibonye ko hari. Ko burya ngiye binashobokana na muhana pasi ku mugabo wanjye. Urumva? Mbonye adakomeye mu mutwe ari uwo kugenda jarajara muri abo bagore. Nambwira ni ngaho nubundi se ko atabireka agenda. Ariko genge nanamubwira buriya nkambwa we nujye unajye ureba abagore bafite amafaranga byiburu nayanzanire. Nibyo nayanzanire. None buriya reka nkubwire nepo ngewe ngira amahane. Ariko ngiki kintu nabonye kinesha mu buzima ntabwo ngiye natongana n'umugore mugenzi wanjye. Ariko buraya ni iki? Uburaya no kuryamana n'umuntu mutashaka. Uburaya rero ntabwo ari ngi uburaya singe nawe buraya suriya nuriye. Uburaya ni ijambo rikoreshwa na leta muri cyagiye cyo gukemura ibibazo by'abantu babiri bagiranye amakimbirane kuko ifite n'uburyo bwo gushyiraho kugira ngo utazitwa indaya bahuye bakeneranye. Urumva? Indaya ni ijambo ryagakoreshejwe na leta kugira ngo ibashe gutandukanya abantu babiri. Babiri. Kuko ifite uburyo bwo kugira ngo yemeze kutari indaya. Iyo utabugiyemo rero ukajya kurega kandi bwa buryo bwayo utarabukoresheje niho ushobora kwitwa indaya. Urumva? Ariko abantu babiri bombi bumvikanye mwembi muri indaya niba ugiye kunyita indaya nawe uriyo. Ndaziratandukanye. Bakandi ziratandukanye gute? Ngo indaya mu migina. Zitandukanyiriza. Wowe ngiye isasi nigeze isezerana n'umugabo imbere ya leta ndindaye. Ukuri ngiyewe nta sezerano mfitanye n'umugabo. Urumva? Ngiyewe ndindaye. Nta nitegeko mfite rindengera usibye irengera umwana gusa. Ukano baragakata zazuva kuri indaya. Nugakata urambona. Ninjye ubyivuge nge ndakubwiye ngo bimvugire. Ndakwiyamye. Nugakati wawe wanjye ntugakate. Urumva? Yego. Ngewe ndi indaya. Ku mugabo wawe. Oya. Gutese. Nuko numvishe uramugwe navuga ati nge ndi indaya ku mugabo wanjye. Nge ndi indaya kubera ko nta sezerano mfite. Urumva? Cyo koze mfite amahirwe y'uko leta yarengera iki? Yarengera umwana. Ubwo leta narendana yangera nazandaye. Indaya yo irengera mu buryo bwa kiremwa muntu kuko ishinzwe umunyarwanda uwo ari we wese. Ariko mu buryo bw'umugabo n'umugore bafite ibyo bapfa, icyo gihe leta yego nyine bishyira mu kinyabupfura nikubwire ngo rindaya ariko ubundi mu bitekerezo byayo uriyo. Musazanye impapuro ngiye nsazanye umugabo. Gukizwaho ngiye namaze kubona yuko buriya ngewe rwose namaze kubona gukizwa ahubwo ari mbese ni kampani ishinzwe kubika indaya n'indayakazi. None se ariko gushaka Mutesi ufite umutima muzima, umugore ugaragara ko ari umugore waba ari umugore ushoboye kuba yanafata n'umugabo neza ajye gushaka wewe w'igihomora uhura n'umugabo bwa mbere bakaryamana. Wese Sandirina ari we. Ubundi icyo cyizere cyo kumva yuko umugabo agomba kugirira icyizere yakurongoye ku munsi wa mbere yakubonye niki. Mugomba kuba indaya mukabyiga mukajya mu marogi mukararayo. Urumva? Umugabo akagusanga uri kunywera agafanta akagutereta. Akakujyana muri rogi akakurongorerayo mukava harya mu rugo. Urumva? Aho muri gukeka ko abana bakangutse. Aho muri gukeka ko abana umuturanyi agiye kuza gukomanga. Urumva?
mukajyaho mutekereza ko nta muntu uri buze kubakomangira ko mwamwishyuye yanyu mwamwita abahanga nyamara hari abagore ba hano hanze baba bazi gutwara abagabo kandi none icyagukubitisha ni kimwe n'isezerano urumva hahandi ajyana umugabo huti kwa gitifu bagahita batera igikuba umugabo akazabitekerezaho nyuma y'ukwezi akibaza atari ko burya nari impumirije tukaba turongeye tukubariye abandi bagabo undi mugabo umuvumo wa Mutesi niwe uri kubakoresha wabagize igikoresho wa muvumo uhora umwibutsa ngo uzashaka umugabo habaye induru uzashaka umugabo kuko bari ababiri nta kibi tubaziho yego ntacyo ariko Mutesi we tumuziho kuba nyine bivugwa ko atwara abagabo b'abandi bivugwa yuko abagabo bananiranwa nawe uri kumva rero bariya bombi babiri ikibakoresha ikibagendamo ni wa muvumo wande wa Mutesi yego niwe uri kubagendamo ni nawe uri kubakoresha kugira ngo ibiri kuri we bisohore yego erega buriya tugendana ingaruka y'icyaha tutazi igihe cyakorewe yego hari ingaruka z'ibyaha tugendana nabyo tugendana nazo ariko tutazi ngo icyo cyaha cyakozwe ryari cyakozwe nawe bushobora gusanga nk'umuntu w'umugabo bakakubwira ngo ashatse umugore wa mbere apfa ashatse uwa kabiri apfa ashatse uwa gatatu apfa ariko babandi bapfa bari kuharenganira nicyo bita gukora accident utahuye n'ikinyabiziga gukora accident utahuye n'ikinyabiziga nuko nguko abantu duhura nabyo ugasanga ukubitanye n'umuntu ndetse abakera bahubwo bajyaga no gushyingira abakobwa babo cyangwa abahungu babo bakaba bazi ngo turashyingira mu rugo rwo kwa kanaka mu muryango wo kwa kanaka bakaba bazi n'imiziro yabo urumva bona y'abantu bakera wasangaga bafite ibintu by'imiziro kandi ari nabyo bidukurikirana nubwo tukiri abasirimu buriya nawe ugiye nko mu muryango w'iwabo wasanga hari aho bihurira n'inkomoko y'ahaturuka kuvuga ngo none se uribaza ngo niko dushaka kumbwira ngo umuntu arasenga erega buriya nepo hari ikintu abantu batazi buriya Imana ikuraho icyaha ku muntu ariko ingaruka y'icyaha nta bushobozi ifite bwo kugikuraho Imana ntabwo ijya igira ubushobozi bwo gukuraho ingaruka y'icyaha ari nayo mpamvu tugendana ingaruka z'ibyaha tutazi igihe byakorewe ugasanga umuntu agiye kwiba bagukuyemo ijisho uzajya mu rusengero ubwira Imana uti Mana mfasha umanagure iki cyaha ariko ijisho ntaryo usubiranye uzajya gusambana nujya mu rusengero uzihana ko wasambanye ariko ntago abana wabyaye sida wakuyeyo indwara wakuye muri ubwo busambanyi uracyari nazo rero bariya nabo ntabwo ari bo bari kuvuga ahubwo bari kuvugishwa nuko uwo bariho afite iki afite ingaruka y'icyaha atazi afite kandi ni umupasiteri ibyo abizi kuturusha abizi kuturusha kuko niwe wirirwa asengera abantu abadayimoni bakuvemo karande zo mu miryango zikuvemo urumva ndumva ngira ngo ibyo ngibyo ari cyo nabivugaho ko buriya tujya tugira impanuka yo guhura n'abantu tukagwa mu bintu by'iwabo tutazi cyangwa se mu bibazo byabo tutazi bya bindi ntaza ngo nkubwire hano ubu ngiye mfite karande z'iwacu ntashobora kuza ngo nkubwire nturabona si imiryango myinshi bifite ibyo bintu kuko abantu ba kera deja ntibasengaga Imana basengaga za Ryangombe na zande na za Nyabingi kandi ibyo nibyo bidukurikirana bariya rero ntago bari kwivugisha ahubwo bo bari kunyuza ubutumwa bwabo buri gusohokera muri bo kugira ngo uri ingaruka y'iki y'umuvumo ikomeze imukurikirane bo bari gusohoza ikitumuriye kugira ngo ingaruka zacyo zikomeze mu mezi ashize twakoranye ikiganiro uri kuvuga ngo ni gute pasiteri wananiwe kubaka urugo cyangwa se kubaka urugo rugakomeza kwihanganira ibigeragezo aho nabyo we n'umugabo akagera aho batandukana bagakora divorce cyangwa se ntibakomeze kubana akaba batandukana agira inama gute abakristo bo kuba babana karamata ariko nubwo wenda mwe mukeka ko akunda abagabo cyane ntabwo akunda abagabo cyane ahubwo ni inyungu ze bwite ari kureba zo kugira ngo ajye agira
niba ashaka kuba pasiteri noneho hamube ahamye afite umugabo cyane niba ashaka ni gushaka umugabo ubundi iyo birebye neza nabyo biri mu nyungu z'ibyo ashaka gukora. Ntabwo ari ugukunda abagabo cyane cyangwa ngo mwe nuko mubyitiranye, ariko ni inyungu z'ibyo ashaka gukora, ni inyungu z'ibyo ashaka kugeraho, ni inyungu z'ibyo ashaka kugira ngo akora, avuga ati ndi pasiteri nzajya njya gusura umuryango uyu n'uyu, noneho buriya araba ahamye koko yumva ko ahamye. Rero ikindi wenda navuga aricyo kintu ndi kuvuga ngo kimeze nk'umuvumo, reka njye wenda ku ruhande rw'umugabo. Buriya niyo yaba avuga ati njye nashatse umugabo turi kumwe, ariko hari akantu katari keza, njye buriya numvaga ko azashaka wa mugabo utazaza no muri social media, tutazigera tunamenya, bikaba ari nk'ikintu cye kibanga, tukaba tuzi ngo barasabye barakoye barasezeranye, ariko buriya nepo urakabona, buriya ni nayo mpamvu uzarebe buno nturakuri muri social media, ariko buriya mwene nyoko utarayizamo ntiwakwifuza ko ayizamo. Urumva nturakuri muri social media ntago nubiye isaha cyo koze umbaye ntubikate, ngiye kuvuga kuri papa wawe na mama wawe urabikata, kuko udakeneye ko bakora iki bazamo hano nanabikomojeho, nawe wagerageza uburyo kibivamo, kuko uba wumva ko nasatiriye iki, nasatiriye mu muryango w'iwanyu. Buriya rero mutese kuba ari social media cyangwa nge kuba ndi muri social media, shobora no kujya gutya nkasohora n'indirimbo y'urukundo, ariko nkayisohorana ndi kumwe n'undi mugabo kugira ngo, kandi wenda naranayiririmbiye n'umugabo wanjye, ariko simushyiremo kugira ngo ataza kwinjira muri cya kintu ngewe numva ntashaka kwazamo. Urumva batamubona, batamenya amakuru yandi, batamenya andi makuru, bajye bamenya yo nibonera hano. Rero reka nkubwire, buriya icyubahiro cy'umugore, kwirata k'umugore, buriya umugore aho uzabona kuri ubwiyemeze kuba ufite umugabo, kuba ufite umugabo abantu batavogera, kandi nawe utavogera abandi bantu, kuba ufite wa mugabo, sinzi ukuntu nakivuga iki kintu. Buriya hari abagabo uzarebe twebwe abagore ntabwo dukunda abagabo basahinda, ukagenda wowe ufite fiance akweretse inshuti ze, uragiye urazisuje urazirigase, uramusuje uramurigase ngo uramusoma, ibyo bintu ntabwo abakobwa babikunda. Niba nukuvuga ngo kwiyemera kwe no kumva ko akomeye, kuba afite umusore uri serious utamenyerwa na buri muntu wese, kuba uri umusore uri serious niyo nakwereka inshuti zanjye kajana, ukajya uvuga ari uko bavuze batavuga, cyangwa se nabo ubwabo bakureba bakagutinya. Ubundi nicyo cyubahiro cy'umugore, kuba afite umugabo yicara mu bandi akavuga ati umugabo wanjye ati nanjye ubwanjye ndamutinya, nta muntu ujya umuvogera. Rero reba, iyo ufite umugabo usahinda, ngaha ahuye n'abarahobereye, ngaha abonye aho abagore bicaye aragiye abicayemo, ngaha abonye aho abacecuru bicaye aragiye abicayemo, mbese ni kadacira akabishye n'agakoze iki n'agasharira. Rero ugasanga iyo ufite umugabo umeze gutyo, ahanini no kugira ngo urugo ruzarambe riba ari ikintu ntago bikunda kubaho, kuko niyo mwaba mubana n'umugabo, umugabo uteye gutyo cyangwa se n'umugore uteye gutyo, niba ngiye ushobora kugenda mu muhanda nasanga umugabo wanjye yicaranye n'abandi bagabo hariya, si ngombwa ngo njye kubicaramo, nkomeza inzira zanjye. Hari umugore twari duturanye, umugabo yagiraga atyabona nk'umugabo agiye mu bandi kagenda gakubitamo ikibuno nawe akicara, ukibaza uti se nk'uyu kwa umugabo ari kumwe na bagenzi be, nk'uyu mugore wagiye gukora iki? Rero nakubwira ngo buriya icyubahiro cy'umugabo yagitakaje umunsi umugabo uriya mugore aza kumuvuga, kuko dukunda abagabo bari serious, bintavogerwa kandi ntibavogera abandi, bintamenyerwa kandi ntibamenyera abandi, bakerekezaho umutima ibibafitiye umumaro n'ibifitiye umuryango akamaro. Ariko utangiranye n'umugabo aje muri social media, nawe ubwo aravuze ngaho bururu, oya, buriya kari akantu kaba kabaye kabi cyane.
ugakomojeho mu kiganiro yakoze Mutesi yavuze ko ndetse yavuze ko niyo hazaza abagore barenga bangahe azabakira ibyo bazavuga byose azabyakira kuko akunda umugabo we ndetse nta kizatuma atamukunda muraruhira ubusa. oya buriya reka nkubwire none utekereza ko iyo umuntu akubujije amahirwe yo kubona akazi utekereza ko uba ugiye gupfa? Umuntu arakunaniza akakunaniza mu bintu byose ariko ukarenga ukabaho. Rero ntabwo nabo babivuga kubera ko bakeneye ko batandukana kuko ntibyanashoboka. Bazatandukana kuko bo ubwabo bananiranywe ariko ntabwo bazatandukana ngo kubera ko njye Jennifer nagiye kuri mikoro nkavuga Mutesi nabi. Ibyo byo ntibishoboka ntibyanashoboka, sibyo? Bo ubwabo nibananiranwa nibwo bazatandukana. Niyo hazi ingoma zikavuga bo ubwabo bagihararanye bagikundanye ntago batandukana. Ahubwo uriya nawe yaje kuvuga gahinda ke nkuko nabandi bose bicara bakakavuga. Urumva nkuko bose bicara bakavuga ati ngiye mfite ibibazo ibi nibi byagenze gutya na gutya none sareke kubivuga. Ahubwo ubundi ngiye hari ikintu nibaza, wabonye ukuntu wa mugore azunguza ibuno? Ahubwo ubundi ndabaza amatorero amwe yabaye ndererizo ndaya. Uzi ko aya matorero asigaye ari ndererizo ndaya? Ndebera kuba umuntu ari umukristo akaza ati ati bantwaye umugabo akizunguza rwose agakubita kandi ngo afite abakristo ayoboye uriya mugore. Kunavuga ati ndindaye. Atari ko ndindaye. Ni indaya yo mu rusengero. Uzi ko mu rusengero ni ndererizo ndaya zikuri. Ayo matorero rwose ubwo nabibonye ko ahari. Ni nayo mpamvu tubona abakristo benshi mwebwe muri kwibera indaya kuba Mutesi yavuze rero iyo atavuga nibwo yari kuba abaye umuntu w'umugabo ariko kuko ari umugore kandi abagore baremwemo guhangana bahanganiye umugabo ni nayo mpamvu kamere yanze aravuga. Icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko nta maraso ya kigabo ufite, uri umugore pire wuzuye. Kuba wabashije kuza ukavuga ugasubiza uriya mugore uri umugore. Nibyo koko. Nibyo koko uri umugore. Abagore nyine baratongana bagashyamirana bagaterana amagambo kubera ko bakoze iki barimo barwanirira umugabo. Ariko si bose. Ngewe nta nubwo reka nkubwire n'umugabo wanjye ahari hose abyumve niyo namusangana umugore kandi nawe arabizi. Nta nubwo agiye n'uwo mugore nta nubwo nanabona n'igihe cyo kumuvugisha. Nkajya kuko ndwana n'iki kimbaza agutwariye umugabo. Nose uwo mugore twagiranye isezerano ry'uko tuzabana akaramata. Ariko umugabo wawe mwararigiranye? Ntareka okay ahubwo nakubita umugabo mushoboye kuko yananiwe kubahiriza inshingano, yananiwe kubahiriza amasezerano twagiranye. Ariko umugore ntacyo mubaza nawe arimo arashabika arimo arashakisha nkuko abandi bose bashakisha. Nawe arimo gushakisha ageze amahirwe ageze ku byo yashakaga. Ako burya ngiye binashoboka nanamuhana pasi ku mugabo wanjye. Urumva mbonye adakomeye mu mutwe ari uwo kugenda ajarajara muri abo bagore nambwira ni ngaho n'ubundi se ko atabireka agenda. Ariko njye nanamubwira buriya nkambwa we nujya unajye ureba abagore bafite amafaranga byibura unayanzanire. Nibyo nayanzanire. None buriya reka nkubwire nepo njyewe ngira amahane ariko ngiki kintu nabonye kinesha mu buzima ntabwo ngiye natongana n'umugore mugenzi wanjye. Iri jambo si ubwa mbere ndivuze si n'ubwa kabiri. Ntabwo ngiye natonga nari amagambo Mutesi yuvuga yavuze nge sinabona n'umwanya wo kuyavugana n'uriya mugore. Uriya mugore nindushye nkuko nawe urindushye arimo arishakishiriza nkuko nawe wirwaga kuri social media uvuga ikibazo cyawe. None niba agize ibyago se bakagenda arike gutaka. Wese ko wataka gutaramubona ariyo mpamvu wamubonye. We ko watakaga uriya mugore nta rubanza afite. Nawe ndaza kumugeraho ku ruhande rwe ndaza kumugeraho kuko nawe ari misomo rikomeye cyane. Urumva ariko ntabwo uriya mugore rwose umva nta nubwo yakabaye anagirana n'ikibazo na Mutesi bakabaye banahura bakanasuzanya bakamva bakanasangira. Urumva bose n'indushye zishabika zishaka uwo mugabo nyine ngo zigire icyo zimukuraho. Urumva
mu minsi yashize Umutesi yakoze ikiganiro avuga ko akeneye umugabo, ati none nkeneye umugabo pe. Hashize iminsi mike tubona arasezeranye, umugabo bamenye mu minsi 3. bashobora kuba bari basanzwe bavugana baziranye kuko mu minsi 3 ntibyanakunda cyangwa wenda nk'ukwezi. Kwezi ubwo rwakomerara Kubera iki ariko mutaziranye? none ugiye kumbera nk'uwo numvise avuga ngo abantu iyo bahuye ngo batarigeze basohoka, ngo batarigeze ngo babona umwanya wo kujya gukina, ngo abo bantu ntibashobora kurambana. Hari n'abahura n'umunsi umwe bakabana kandi rukaramba kuruta babandi bamaze imyaka 3 bakundana. Urugo nuguhirwa, nta kintu na kimwe bisaba kugira ngo urwo nturushaka kuvuga ngo umuntu tuzakwegana, ngo tuzakururukana, ngo tujye kuri Muhazi dusohoke, ngo tujye ngo muri hoteli runaka turare. None se nyine ubundi kuba waramuhazi ubumujyana he? Ntaho bihuriye. Kuba umuntu yagusohokana mukamarana amezi 5, 6, 7 ntabwo yari impamvu yo kuvuga ngo abantu baratandukanye. Oya, ntabwo ari impamvu rwose nibibaho. Hari n'abahura n'umunsi umwe, hari n'umugabo ujya kugura mu migino, yagera akaryoherwa agacyura yandaye, bakarwubaka bagasazana. Abantu bahuriye mu buraya barubaka rugakomera. None se ubundi abandi bahurira, nose ubundi wowe uzahura nawe muzahura mugiye gukora iki? Tugiye kuganira. Kuganira bivuga ngo iki se? Ntabwo ndi nibishaka. Ndakwiyamye. Ntabwo ndiwe. Ntuze kunyogeza hano. Ndakwiyamye hakiri kare, ntuze kunyogeza se ndi nibishaka. Urumva ntacyo mujye muganira, ariko byose ni ukuganira nyine. None ukumva ariko ntabwo bivuze ngo duhuriye mu buraya. Kuganira biratandukanye. Ariko buraya ni iki? Uburaya ni ukuryamana n'umuntu mutashaka. Uburaya rero ntabwo ari nge. Uburaya singe nawe, uburaya suriya nuriye. Uburaya ni ijambo rikoreshwa na leta muri cya gihe cyo gukemura ibibazo by'abantu babiri bagiranye amakimbirane, kuko ifite n'uburyo bwo gushyiraho kugira ngo utazitwa indaya. Ariko umuntu n'undi ntabwo hakabayeho umuntu witwa undi indaya. Baba bahuye bakeneranye. Urumva? Indaya ni ijambo ryagakoreshejwe na leta kugira ngo ibashe gutandukanya abantu babiri. Babiri. Kuko ifite uburyo bwo kugira ngo yemeze kutari indaya. Iyo utabugiyemo rero ukajya kurega, kandi bwa buryo bwayo utarabukoresheje, niho ushobora kwitwa indaya. Urumva? Ariko abantu babiri bombi bumvikanye, mwembi muri indaya. Niba ugiye kunyita indaya nawe uriyo. Ziratandukanye. Bakandi ziratandukanye gute? Ngo hari indaya mu migina. Zitandukanyiriza. Wowe ngewe isasi nigeze isezerana n'umugabo imbere ya leta ndi indaya. Ukuri ngewe nta sezerano mfitanye n'umugabo. Urumva? Ngewe ndi indaya. Nta n'itegeko mfite rindengera usibye rirengera umwana gusa. Ukano baragakata zazuba kuri indaya. Nugakata urambona. Ninjye ubyivuge nge ndakubwiye ngo bimvugire. Ndakwiyamye. Nugakati wawe wanjye ntugakate. Urumva? Yego. Ngewe ndi indaya. Ku mugabo wawe. Oya. Gutese. Nuko numvisha uramugwe navuga ati nge ndi indaya ku mugabo wanjye. Nge ndi indaya kubera ko nta sezerano mfite. Urumva? Cyo koze mfite amahirwe y'uko leta yarengera iki? Yarengera umwana. Ubwo leta narendana yangera nazandaye. Indaya iyo irengera mu buryo bwa kiremwa muntu kuko ishinzwe umunyarwanda uwo ari we wese. Ariko mu buryo bw'umugabo n'umugore bafite ibyo bapfa, icyo gihe leta yego nyine bishyira mu kinyabupfura nikubwire ngo urindaya, ariko ubundi mu bitekerezo byayo uriyo. Nuko yanze kubivuga. Yashyizemo discipline. Ati umuntu bana imyaka ariko umugani iyo niba gusezerana byo bituma umuntu baramana nagwa ukibana n'umugabo. Suko se? Imyaka mumaranye. Ariko se sezerano rihurira turisiga kwa gitifu tukazongera kuryibuka ari uko twagiranye ibibazo. Urumva? Avuga ubundi nkayo nakwihambiragaho njye kuko twagiranye ibibazo. Urumva? Ariko ubundi isezerano iyo mugeze mu rugo ntacyo ribafasha. Nta nkunga irimo ngo murabona izo ntebe, murabona inzu, ni ukugenda nyine mugasezerana
umwe akihambira ku wundi urumva byaba na ngombwa akazana kwahagiza yakoresheje iryo sezerano urumva ariko jewe ubu nta wanyahagiza yabanyahagiza nkuye he reka mfite no kubona umuzungu uyu munsi wa none nkarara nsezeranye ndakwiyamye mfite no kubona umunayigeriya nkarara nsezeranye ndakwiyamye ukarara ubukoze koko cyane nta nzitizi ufite bana yanjye nta nimwe ariko muri leta ukitwa indaya ko na cyane umuntu ntakavuga ukuri uriya mugore ngiye naramukunze aranavugisha n'ukuri rero mwebwe ntabwo mukunda umuntu uvugisha ukuri kandi noneho uburyo abivugamo wowe ushobora kubigira urwitwazo rwo kugira ngo wumve ko ari indaya nyamara ntabwo ariyo yari afite umugabo mu buryo bwe yari afite umugabo ariko kubera yuko mwebwe iyo nkoni muyikubitisha umuntu utarasezeranye nanjye rero nkayemeza wowe bikazakubera intwaro yo kuyinkubitisha umbwira ngo wege nifa yaravuze ngo ndi indaya none niko byanditse ni nako byesitaye urumva ubu umugore utarasezeranye ubana n'umugabo tumugereranya n'abari mu migina bari ku murongo oya ntabwo twabagereranya kuko we ku giti cye we yiyumvamo icyubahiro cy'uko afite umugabo ariko muri cya gihe biri ngombwa yuko ahura na leta rega buriya hari igihe umuntu ashobora gushaka nose ubu niba narashatse nkaba maze imyaka 20 mu rugo nkaba ntaho ndagonganira na leta njya kuyibwira ko umugabo yananiye ubundi se ubu izankura he ahubwo si banganiriye izankura he kugira ngo ize kumbwira ko imyaka umaze udasezeranye n'umugabo izankura he mbwira aho nzahurira nayo nanjye nditwararika ngo tutazahura kuko nzi ko ndi mwikora ubarakurebye itavuga umugore utarasezeranye n'umugabo ati nawe tumwite indaya ariko se sha ubundi uburiki kugira ngo usezerane n'umugabo ndacyabirimo gitifu ba witonze banzu ukore divorce z'abasezeranye mbere ndacyabirimo urwo rubanza rurangira banzu utandukanye abasezeranye mbere ngewe nzabanza cyangwa nzazana n'umukobwa wanjye nose ari ushaka uko nyina yashatse ntabanza atandukanye abo yasezeranyije mbere kezajyayo nyuma bakore divorce se none ko batagize ikora cyanera sige babireka ariko uziko nigeze kujya ku murenge ngiye kwandikisha nari ngiye kuzana kode y'umwana kugira ngo mufatire mituweli no gitifu arambwira ngo kusubwa umugore nkaho ubundi ubwubaho utarasezeranye n'umugabo gute none ikintu cyanshekeje hari abantu 3 bageze muri 3 bahise bamuhamagara bamubwira ngo divorce ngo bigeze aha ntaho uko nkubwira nahise mubwira igiti banza utandukanye abo ibyanjye bubiretse akora urwitwazo rwikise urwitwazo pe rwiki ukengo ukeneye nko njyewe narababwiye ngo musazanye impapuro ngiye nsazanye umugabo impapuro za divorce se oya zimwe zo gusezerana nawe urarukenera urupapuro ariko musazanye ntuza dosiye ya gitifu yabahaye musezerana ariko erega ibyo ntabwo ari byo byubaka urugo erega na leta ntabwo yigeze babwira ngo nimuva kwa gitifu muhite mwubahukana ngo kubera ko yabasezeranyije ngo ntuzubaha umugore ngo ntuzubaha umugabo ntuzamenye agaciro k'umugore ntuzamenye agaciro k'umugabo kubera yuko gitifu yabahaye isezerano ariko nawe ntekereza ko abanza kubigisha ntaho bihuriye kuko kubigisha amagambo ababwira ni nayo akomeye kurutaho mwasinya kuko muramutse mugiye gusinya mwagera mu rugo mukabiduruvanya ntacyo byaba bibamariye ntacyo bibamariye ririya sezerano ni ryo kugira ngo buri wese agire agaciro ku wundi ariko amagambo gitifu abanza kubigisha no kubabwira icyo mugomba gukora ni nayo akomeye burya ni nayo akomeye mwakabaye mwumva kuruta uko uvuga uti gitifu navuge vuba nagire vuba ngende njye kubana n'umugabo wanjye cyangwa kwereka abandi ko nasezeranye banza wumva icyo gitifu akwigisha arakwigisha umubano mwiza wo kubaha umuntu mugiye kubana
kuruta aho wasinye. Yego. Rero abenshi bamara gusinya ugasanga rwose bimereye gutya bagaramye turajya kurira hehe gitifu mbese agasa nk'ukora iki nk'uri guta inyuma ya Huye. Yego. Ahubwo mujye mugenda mugiye gukura kuko abanza kubigisha pe arabigisha. Rero ibyo abigisha babitaho ngaha ahubwo bakagenda bajyanye urupapuro. Ku byo urwo rupapuro rusobanura icyo ruvuga, icyo basanga urwo rupapuro icyanditseho, muzabana karamata, ibiki byose mwubahiriza amategeko. Kubaye kuri umugore we undi namwe bakari umugabo bitewe na rya tegeko mwahawe. Aho ngaho iyo tugarutse kuri ibyo ngibyo tubigarukaho muri ubu buryo bubiri. Tukibaza kubera iki rimwe na rimwe y'umugabo maze gusezerana wa mukobwa cyangwa se wa mugabo wa musore imibano itandukana. Kusanga mwabanaga mubanye nabi ariko mwamara gusezerana kajya yigengesera. None se buryo ugira ngo iyo umuntu ashaka kukwambura iyo akugujije bwa mbere arakwishyura, yakuguza bwa kabiri akakwishyura, yakuguza bwa gatatu kamuha menshi akagenda agiye. Urumva burya rero uwo musore n'umukobwa nabo umwe aba yitwararika ku wundi kugira ngo sinzi impamvu birukanyira isezerano. Ese ubundi ndababaza niba uva garidiyene wiga ukagera kaminuza ukiga imyaka ingana kuriya wenda reka twemere ko so na nyoko baba babiguhatiye cyangwa se baba bakwishyuriye n'iyo minerivare, ni gute ujya gushakana n'umuntu ukananirwa byibura kwicara hasi igihe ingana n'amezi 5 wiga ku kintu ugiye gukora icyo ari cyo, wiga ku mibereho iriho hano hanze, wiga gutandukanya icyiza n'ikibi, ugapfa guhubuka ngo kandi abagore ahanini abagore buriya nibo banakunda n'isezerano nabyo warubizi. Oya. Buriya abagore bakunda isezerano byasaze kubera ko baba bavuga ngo mbese kubona umugabo k'umukobwa aba yumva abazimu bose yabakandagiye. Urumva za nyabingi zose yazikandagiye. Noneho ninjya rero mu rukiko umva n'abandi bose mbese aba yumva isariye. Byo koko ntabwo ngiye nyoberwa n'icyo buri kurata icyo ari cyo. Banza wicare witekerezeho. Urumva wowe ubwawe ku giti cyawe n'uwo mugiye gushakana nawe nibibe ku giti cye yumve ikintu ngiye kujyamo nicyo cyangwa ndacyafitira haryo kumva ko abandi bagomba kundeba ndacyari ku isoko. Niba ukiri ku isoko rero guma mu isoko. Wiza kunkiniraho ngo uzunjyane mu rukiko nurangiza ujye usubira mu isoko ujye kwimurika. byo wabigarutse mu minsi yashize. Warubize neza ko hari abantu bashaka cyane cyane babagabo akaba rwose atariyumvisha uburyo ari umugabo, akaba kibarira mu basore hahandi dore ko mwebwe mugira n'amahirwe yo gukomeza mukibera abasore ntaho byanditse kuri umugabo. Urumva ugasanga rwose arakiyumvamo ko ari umusore, arakiyumvamo ko abakobwa nta buriya kugira ngo umugabo azapfe kurekana n'abo bakobwa n'iki yagenda agakereka wenda akijijwe, ariko nabwo gukizwaho njye namaze kubona yuko buriya ngewe rwose namaze kubona gukizwa ahubwo ari mbese ni kampani ishinzwe kubika indaya n'indayakazi. Urumva usanze ari kampani ishinzwe kubika indaya n'indayakazi gusa mu rusengero rwose niho bibera. Wemera gute ubyumva gute kumva ko pasiteri akoze divorce birenze 2 cyangwa se atandukanye n'abagabo barenze 3? Buriya rero ahubwo we natubere sample azabanza natandukana n'uyu agasubirayo azabanza tumenyerere tubundi garukira ku mubare wa kangaye ku muntu usezeranye kenshi ashobora kutubera intuza ambasaderi akatumenya ubundi se buriya wa mugani bagarukira ku nshuro zinga umunsi atandukanye neje akaza neza gitifu arabyemera kusezeranya umuntu inshuro zirenze 10 mu gihe mwakoze divorce arabyemera ko se wa mugani byemewe. Nyine nanjye nicyo ntaramenya. Nicyo ntaramenya ushaka kubimenya cyane. Buriya tuzabimenya nasubirayo n'ubutagasubirayo niho tuzabimenya. Nawe ikiganiro cyakozwe n'umwe mu basore bakunda kuba hano ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ushobora kutamuzi yitwa Sky, ushobora kutamuzi aravuga ngo ariko ashobora kuba mutesa afite akantu ngo agenda kagakisa, ashobora kuba afite akantu agenda ngo abandi barababuze abagabo se
wese reka Mutesi se warababona nawe ababona yabanza akitonda ntiyapfa gutoragura none batandukana nabo urumva bayabanje kwitegereza abo abagabo wa Sikitu niba ari Sikitu se we yarababuze ni igiki ni Sikitu yarababuze se we ni umugore se ni umugabo ni umusore ni umugabo ni umugabo kuko afite umugore noneho rero niba ashaka kumenya ko bahari nasheta umugore we umugore wamumenyere niba bamutware amumenyere niba abo bagabo bahari cyangwa badahari namutese nawe yicara abo bagabo bahari koko namutese nawe izo nshuro zose ntago yakabaye amaze gutandukana nawe nuko nawe arahuza nyine abo bameze nka Sikitu nka Sikitu nyine none waranyica sinanamuzi pe azi ko ari junzania n'amazina ngewe ntaranumva ikayitwa Sikitu umuntu w'umugabo ajya kumenya gute ko abagabo babuze cyangwa babonetse kandi adateretwa we yibazaga ati uyu mugore afite ibanga agendana nawe ntarya ahubwo nawe ararahuza nyine ubwo nawe akuguyeho yakurahuza aho ugiye kumera nka nibishaka avuze ati abagore bandi bari kurira kubera uyu mugore gute se ngo yabatwaye abagabo abatwara tese nta mugabo ari gugenda nta mugabo ugenda umugabo agenda kuko abishaka agenda iki agenda kuko abishaka umugabo ntago wamutangira reka twigarukire kuri uyu mugore waje hano ku mbuga nkoranyambaga yitwa Sandrina aravuga ati ngewe nari indaye umugabo wanjye ati twararyamanaga nangiza nkajya gusenga ati rero ibyo byose nkabikora ariko nkabikomeza kuba indaye umugabo wanjye sini indaye abandi bagabo uyu mugore Sandrina ntiyasezeranye n'uyu mugore ndetse nawe aravuga ati ngewe umugabo wanjye twasezeranye tubanye n'igihe kinini abantu baravuga ati Sandrina uri indaya ati wowe ntabwo wemeye mu mategeko ati ntago ari umugabo wawe ikigaragaza ni iki hari akantu merutse kukubwira ndakubwira ngo umugabo niyo yaba ikirara umugabo niyo yaba umujura uko yaba ameze kose nta mugabo wifuza gushaka umugore w'ikirara nta mugabo ubaho wifuza gushaka umugore umeze nk'uko ameze cyane cyane ko twaje no kubibona cyangwa se wenda no mu buryo twe tubibonamo nkatwe abagore tubireba buriya iyo umugabo ari mubi urugo rushobora kubakwa kandi rugakomera ariko iyo umugore ari mubi rurasenyuka kuko wa mugabo ntabwo ari umuntu wihanganira ibibazo kuko twamaze kubona ko abagabo bari mu bantu batajya bihanganira ibibazo rero ikintu nabwira Sandrina ngiki ubu ni nawe ngezeho desha Sandrina rero icyo namubwira ngira ngo numvise akantu kavuga ngo umugabo nta kintu na kimwe kibaho ushobora kumukorera yego atagukunze ngo agukunde niyo wamuha indege atagukunze ntibyakunda aba hari by'akanya gato cyane kandi nta n'umugabo wifuza gushaka umugore umeze nkawe umugore uzahura nawe ari umunsi wa mbere mukaryamana wowe uri umugabo koko we wakwiyemera wakwiyemera icyambere cy'umugabo niba mwarahuye umunsi umwe mukaryamana menya ko ariko gaciro umunsi umuryamana ni wo munsi yagutekarije agaciro nubwo ubona wowe utekereza ko hagati yawe hahise hazamo umubano ahubwo nibwo uhita utakaza agaciro kandi ngacyo kigaragaza ko bamukunda ahubwo niba yaranakurongoye udakoreye amafaranga buriya umugabo akurongoye ntaguha amafaranga ahita abona ko n'abandi bose ariko bakurongora urumva niyo mpamvu mbabwira ngo nta mugore n'umwe utakabaye indaya utagakoreye amafaranga niyo waba utari indaya umugabo nakurongora ntaguha amafaranga azahita abona ko n'abakarani bakurongora urumva na babandi baca abagabo baba inyuma urumva kandi barahari barahari benshi umugabo najya kukurongora ajya guha amafaranga ubwo siko numva bari kwicuruza none erega yatayaguhaye utayamusabye agira ngo n'abandi bose barakurongora yayaguha se akabwira ngo n'ubundi n'abandi barayaguha nta kibazo niba bayafite sibyo ahita agutakariza agaciro rero kugira ngo agutakarize agaciro rero reka tujye kuri Sandrina niwe turiho wijya kuntambikisha mu mihanda y'ibitaka
urumva niba rero niba Sandirine ako muzamushakira ikindi kizina kuko ndajya kuvuga Sandirine ngashaka gushyiraho Gasaro urumva aho ntago tumuzi oya turamuzi da mwihakana umva njye ntawe nzi we uramuzi njyewe ndamuzi twagiye rero sinjya mubona uwo iyo cana ndayiza ko sinjya mubona we iyo uwo Sandirine rero byo kuvuga ngo umugabo ngo tumaranye imyaka ibiri ngo musasira ngo mukorera ibiki urumva watakaje agaciro umunsi muhura yahise agutakariza icyizere no kuba iyo minsi yose mwarayimaranye nawe yarakubaraga yego ntabwo yagukunda umugabo ashobora kubikirara mukirirwa muzengurukana umujyi aho umugeze mukarya aho umugeze mukanywa hoteli nziza mukayijyamo wowe ukajya ugira ngo ni wo mubano uri buguhuze nawe ni wowe nshuti magara wazajya kubona ukabona ashatse undi none se ariko gushaka mutesi ufite umutima muzima umugore ugaragara ko ari umugore waba ari umugore ushoboye kuba yanafata n'umugabo neza ajye gushaka wowe w'igihomora uhura n'umugabo bwa mbere bakaryamana wese Sandirine ari we ubundi icyo cyizere cyo kumva yuko umugabo agomba kugirira icyizere yakurongoye ku munsi wa mbere yakubonye n'iki icyizere agikure urukundo agufitiye noneho abagabo baranafuha urumva uko agutereta ukemera niko ahita yimajina mu mutwe yuko n'abandi ariko babikora urumva noneho bigatuma agutakariza icyizere ariko wabona muri kumwe wowe ugatekereza ko muri kumwe kandi mutari kumwe bafite ukuntu baducishamo ijisho wowe ukajya ugira ngo muri kumwe urumva rero Sandirine icyo shaka nta kintu na kimwe kibaho uzakorera umugabo ngo kimunezeze kibaho wakorera umugabo kugira ngo agukunde nta n'ikintu kibaho wakwisiga kinuko umugabo yagukunze ngo akwange ntibibaho abavuga se ko Sandirine ngarinda ko atabana n'umugabo utasezeranye oya none se ngiye namwita indaya kandi nanjye ndiyo urumva ibyo bintu byakunda urabikuramo urambona ibi bintu ndi kuvuga urabikuramo urambona we niba icyo yemera aremera ko atasezeranye n'umugabo yego none se wowe ntekereza ko uri mu bantu bahamya ko atari indaya kuko nturararana nawe niwe wabyivugiye yego sibyo mu batangabuhamya bemeza ko atari indaya urimo n'undi watwumvise arimo n'undi wamwumvise nawe arimo kuko ntawe arararana nawe uwo arimo kuburana kuko nawe abaye ari indaya ntiyaburana uriya mugabo ko yamubeshye iyo myaka yose ntabwo yareka arama yavuga ati n'ubundi narimenyereye gukora ubwo buraya njya kuri uyu urumva ariko dushingiye ku byo yavuze iyo utasezeranye n'umugabo nongeye mbigusubiriremo sibyo iyo utasezeranye n'umugabo ntabwo leta ishinzwe kumenya abagabo wararanye nabo igufata mu gatebo kuko uri indaya kandi iyo tuvuze indaya ntabwo dushaka kumenya ngo wararanye n'umugabo umwe wararanye na babiri wararanye na batatu nushaka ube wararyamanye n'umwe agutera inda upfa kuba ugiye kuburana uvuga ko umwana yabuze icyarya niba kubaza isezerano ukaribura ntabwo inshuro umurongo we ntabwo twebwe zitureba urumva ntabwo inshuro urongo we zitureba Sandirine rero inshuro arongo we zaba imwe zaba ebyiri ni indaya uri kumva ni indaya nta bindi nawe utandukanye n'abagabo inshuro enye yaba yararyamanye n'umwe yaba yararyamanye na babiri itegeko ririho ry'uko utasezeranye rirakwe ariko ibyo ntago ari inkono ugomba kumukubitisha umwita indaya urumva kuko nawe yararyamye ku cyizere cy'uko bazamuhindura umugore urumva nawe yararyamye ku cyizere cy'uko bazamuhindura umugore kariya kantu rero uriya mugore yakoze ko kuvuga ngo yagusezeye nabibonye kuri TikTok urumva ko kuvuga ngo yamusezeye iriya niyo kamere y'abagore tugomba guhangana duhanganiye iki abagabo atanabikoze ahubwo yari kuba ari intwari ariko kuba yabikoze ari mu mubare nyine w'abagomba gutonganira umugabo ati niba umugabo wawe agiye atagusezeye ati niba Ferdinand agiye atagusezeye ndagusezeye
ndagusezeye mu izina buriya rye. rero ririya jambo rero rikubiyemo ibintu byinshi. Ni nkawe yakamubwiye ngo akagabo gakuramo akagabo gahimba kandi katarazi. Mwamwita abahanga, nyamara hari abagore ba hano hanze baba bazi gutwara abagabo. Kandi none icyagukubitisha ni kimwe n'isezerano. Urumva hahandi ajyana umugabo huti kwa gitifu bagahita batera igikuba. Umugabo akazabitekerezaho nyuma y'ukwezi akibaza atari ko burya nari impumirije. Tukaba turongeye tukubariye abandi bagabo. Undi mugabo kawaye wa gatanu tukategereza wa kangahe? Uwa gatandatu n'uwa karindwi. Oya, kuko ni uburenganzira bwe ku mukozi w'Imana. Ariko cyane tuye dukura abantu, tuye dukura wenda muri societe uko abandi bantu babayeho. Ariko no pasiteri nase pasiteri nyine urumva yabikoraga neza nk'uko agomba kubikora, kandi nta mugabo afite. Nase pasiteri wananiwe kwihanganira umugabo w'umukobwa, nta pasiteri w'umukobwa mbabarira. Noneho harabona abonye ngo bafungiye insengero, ngo bafungiye insengero harya nabaheye. Bafunze nyinshi. Nizaye hari urwo numvise rw'i Kanombe harya ku Gasaraba rwo kwa Fina. Ruriya rwo kwa Fina uriya mukobwa nose urako yayoboraga urusengero ari umukobwa ubona rutaramunaniye. Fina ko yayoboraga urusengero ariko akirya mana nyagasani. Yavugaga ijambo rimwe, yabwirizaga rimwe akajya guhindura umwenda. Yabwiriza rimwe akajya guhindura umwenda. Ngiye Fina ndamuzi. Urumva? Numvaga bari kumurika imideri se. Ego ko ahubwo ngiye najya ngo ari kumurika imideri mu rusengero. Naririmbye no muri korari ye hariya asara hirya Gasaraba. Noneho baragiye bashyiramo fondasiyo ngo bagiye kuzamura urusengero. Ariko leta izi kureba amakimbirane yahabaga. Hari undi mugabo ntabwo nibuka izina rye, bari basaga nk'abafatanyije intuza urusengero maze bagahora mu matiko adashira. Baba we bagatongana neza no mu rusengero bakenda no kurwana imbere y'abakristo se. Twebwe ko yako twaririmbaga twarasigaraga. Urumva abakristo babaga bamaze kugenda, ariko niba urusengero baraje kurwubaka rukuzura, niba batararwubajuje. Undi numvise nayo ngo basenyeye n'Indera harya ninde. Undi numvise nawe nyinshi bafunze. Njye mpamvu mbwangiza izi nsengero zabaye indererezi indaya. Oya wonzi yabaga Nyagatovu yewe. Ako Nyagatovu ko numva arubora. Wari ufite n'agashuri. Ko n'umwana wanjye yize urarwana n'iki. Yize mu kigo cyo mu pasiteri. Aho ngaho ku rusengero nyine ari ukuntu bashyira udushuri twagarije. Ngo yarafatagara. Uko burezi bwabaga bumeze gute? Ntumbaze. Naho ibya Sandiri nabyo rwose nahomeho. Nagende yihangane n'undi munsi warimwe rwose igitsina gore. Ibyo bintu byo gutekereza ngo nzakora ibi usibye nawe wamusasiye. Nta n'ikindi kintu wamuhaye kuvuga ngo naramusasiye ngo fite ibanga ryari gutuma uwo mugabo atagenda. Irihe ko abagore bose barifite. Wowe ushaka kuba wicaye aho ngaho ukabuze ko ari wowe urifite gusa n'abandi barifite. Hajye bavanga ibanga tugendana bose baryarabananiye. Irye nyine ariko arimbwiye yasanga iryange rirenze. Cyangwa agasanga n'irya Mutesi rirenze. None z'ubundi ubwo ibanga ritagufashije guhamana umugabo riba ari kumariye iki? Irya Mutesi niryo rifite agaciro. Bitagufashije kuri kwagura akazunguza ibona uriya mugore. Nakubwiye ngo insengero n'indererezi indaya zikore. Umuntu w'umukristo ufite abakristo akaza kuzunguza ibuno ngo ararifite. Ngo ni urubyiruko ngo yavutse 94. Niyo mpamvu se. Niyo mpamvu. Ni kavuga. Ariko ibyo bintu mubikuraye ufite abantu urera uri muri yita umwana nose ufite umwana n'utaruzuza 18. Naho kuva warujuje 18 icyo wakora cyose ujya mu mubare w'abantu bakuze. Urumva? Kandi umugabo yarongora ntarongora imyaka. Urumva? Ntago arongora imyaka. Narababwiye ngo ubwiza bw'umugore, imiterere y'umugore, igihagararo cy'umugore n'inzira. N'inzira n'ikiraro umugabo yambukiraho kugira ngo agere ku cyo ashaka ku mugore. Burya rero n'umukecuru yamurongora. Oya. Uko ni ukuri. N'umukecuru yamurongora. Umugabo ko yaba afite ingeso mbira.
ko yaba afite ingeso mbi ingeso w'umugabo mbi zihurira he zijya he iyo yaba ari irari ntabwo ryaba ari urukundo none se ubundi abagabo bose si abanyerari nose abagore bose ugiye kumbwira ko atari abanyerari nose niba atari abanyerari gufata 200,200 ukajya kugura amavuta yo kwisiga ukajya kwitezaho ikibuno ahubwo ngewe ikintu nisabiraga leta ni kimwe nisabiraga leta yuko ayo yanyishyuriraga mitiwere niyampe mu ntoki njye kwitezaho ikibuno urumva ayo yanyishyuriraga mitiwere niyampe mu ntoki njye gutezaho ikibuno kugira ngo mbe mwiza kandi ufite umugabo buri muntu wese none se umugabo wanjye ntakeneye kumbona ndi mushya kurumva se ubwo wawe utangiye kwiteramo ubundi bwiza atagukundiye none se ahubwo niba uri umugore ukaba utazi kwereka umugabo wawe ko uri mushyashya igihe cyose nawe rero iyo akwemereye akakwereka yuko yakubonye ko uri mushyashya nawe akagusohokana akibagirwa za ndaya bagufashije urumva icyo nicyo kibica niba ari iyo misatsi miremire yimwambike niba ari mini yimwambike urumva iryo jambo nararivuze mu kiganiro cyo kwa Gerard ndavuga ngo umugore wese agomba kuba indaya mwese mu ntera amabuye bukeye mu gitondo mbona abagore b'abakristo batangiye kwigisha iryo jambo kandi mwarabanje kuvuga ko ndi ikirara ndavuga ngo mugomba kuba indaya mukabyiga mukajya mu marogi mukararayo urumva umugabo akagusanga uri kunywera agafanta akagutereta akakujyana muri rogi akakurongorerayo mukava harya mu rugo urumva aho muri gukeka ko abana bakangutse aho muri gukeka ko abana umuturanyi agiye kuza gukomanga urumva mukajyaho mutekereza ko nta muntu uri buze kubakomangira kuko mwamwishyuye yanyu ibyo bintu mbivuze buri wese nagiye kubona mbona ari abahehe bakoze inkuru barimo bamvuga urumva ariko nyamara hateye kabiri mbona namwe ibyo biganiro mwabyadukanye kandi muri n'abakristo mutangiye kwigisha uburyo abagore bagomba kuba indaya ku bagabo babo ariko ku bagabo babo ariko rero burya n'indaya rega iraranye umugabo usigira ngo irarana batatu icyarimwe irarana umwe wayikunze wayishimye n'abararana nka babiri burya rero isi ya cyenda nyambyumva isi ya cyenda izo ndaya mujyana wa mugani mu marogi ujye umenya ko icyo gitanda uryamyeho hari undi wakibyutseho urumva hari undi si wowe ukirayeho gusa izo ngo zo mu ndaya mujyayo mukavuga ngo mugiye gushaka indaya ngo nizo zizi guteka ko buriya nepo wari uzi ko buriya abagabo benshi bajyanwa mu ndaya no kurya ibi biryo turya ugasanga umugore ni mu rugo ari mu rugo icyayi umugabo arakibona saa 5 urumva ibiryo arabibona saa 8 kandi noneho rero ntazi no guteka arafata ibitoki n'ibirayi n'ibishyimbo akavangavanga agakubitamo amamesa agahereza umugabo uri kumva nyamara yandaya mbere yuko iryamana n'umugabo irabanza igateka niba yamusigiye ibyo 2,000 cyangwa 3 kugira ngo amukurure nta kindi kintu amukuruza kuko nawe burya atamugaburiye ntago yamujyana abagabo bakunda kurya kandi ntago bakunda kuvuga ko iyo ngeso bayifite mu ngeso abagabo bavuga bafite ntago bakunda kuvuga ko bakunda kurya kandi babikunda abagabo bakunda kurya neza none iyo ndaya iragiye guza iyo nkoko itetse agafiriti uturyo twumutse urumva ngenza abagore hari umukobwa nzi rwose yaravuze ati ngiye gushaka umugabo arabanza ajya kwiga ibyo guteka ati nge ntekera umugabo wanjye akantu kose umukozi se agakora iki umukozi ko asigaye numva bavuga ubwo se ubwo ntacyo none se ubwo umukozi niba gutekera guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere ujye urekana warongorwa nose siyo mpamvu abagabo babarongora ntabyo ujya ubona urumva ugasanga umugabo niba buriya abanyarwandakazi bazi ko ngo gutanga keye ari ukujya mu buriri ugapfumbata umugabo ntabwo wapfumbata umugabo utariye njye ibyo bintu njye mbibigisha buri munsi ubu ngubu turi kwigisha umugeni wacu turi kwigisha mutesi kuko niwe ugiye kurongorwa urasa n'abakiri umugeni nose si umugeni si ugiye kurongorwa si ugiye kujya mu rugo bushyashya urabyo turabyita kuba umugeni se ni ibiki koze ko wita umugeni umuntu ukoze ubukwe bwa mbere nashaka bukora inshuro ya 10 ariko ni umugeni nawe uraba afite iso wari uzi ko buriya abakozi baturusha guteka umukozi yagiye mu rugo urumva
akoze mu ngo 20. Yego. Noneho waje kugukorera nta rugo rundi wigeze ubamo. Ibyo uzi guteka nyoko yagutekeraga bivuyanze nibyo utekera umugabo. Umukozi yagera mu rugo rwawe akakurusha guteka. Kubera iki? Kubera ko yarabaye mu ngo nyinshi zitandukanye kandi ziteka ibitandukanye. Yatekera umugabo yaryoherwa, umugabo agahita anamurongora akavuga ati nta muntu uzi guteka nk'uyu mukozi. Kubera iki? Arakurusha ubumenyi bw'uko yazengurutse ingo nyinshi, iz'abasirimu, izitari iz'abasirimu, azi guteka hahandi. Azi guteka ibiryo by'umutse bikaryoha, agateka ibirimo amazi bikaryoha, agateka ifiriti ikaryoha, urumva? Akamenya ingero zose. Noneho umukozi ugasanga araryoshya ibiryo kuruta iki? Kuruta umugore. Kuruta nyirabuja. Ubwo se aho ngaho atatanga keya. Ubundi umuntu wakugaburiye neza burya bakurushije keya. Aba yakuvanye mu kibuga. Ariko ngo hari n'abagore bagera mu rugo babonye umwanya wo kujya kuri wifi. Gute se? Ngo mu rugo burangaye ukuntu abagiye ari ku kazi kamubuza kujya kuri internet, none wifi yagera mu rugo ukayifite, gatangira no akagira kugera kuri machine, kuri telefone, akaba bize, akongera gura n'umugabo bagiye mu gitanda. Nanjye rero nibyo nari ndikubwira Nepo. Hari ukuntu abagore ushaka gusanga nk'umugore ari mu buriri, we n'umugabo ntari bujye mu kazi. Ugasanga umugore nyine araryamanye n'umugabo bigeze 3:00. 3:00 ugiye gucana imbabura cyangwa ugiye guteka kuri gaze. 3:30 n'igice barabahamagaye umugabo kuri telefone bati banguka winjire mu kazi. Sibyo? Hanyuma aragenda atariye bya biryo, agenda birye muri restaurant. Icyo gihe uba wamaze gutakaza iki? Agaciro nk'umugore nuko abantu baba batabizi. Buriya impamvu abagabo benshi badutakariza agaciro, akakubwira ati akazi ko mu rugo ntacyo kamaze, ntacyo umaze. Urakoropa ntukoropa ngo urange, ibyombo biri hariya, amasafuriya ari hariya, ibere ntiryambaye isutiye naryo ririmo riranagana, umwana nawe arimo araririra hariya kuri po yabuze uhamukura. Sibyo? Umugabo iyo avuye mu kazi atagikoze, wenda bamubwira ati uyu munsi nukora, akagera iwawe agasanga ibintu byose birajagaraye, n'uburiri yabyutsemo mu gitondo agasanga ntibushashe. Icyo gihe niyo mpamvu akazi ko mu rugo kadahabwa agaciro n'abagabo. Kubera iki? Ababona ntacyo ukora. Ntacyo ukora. Akazi karirwa kajagaraye. Ibintu byose birajagaraye. Wakoze iki se? Warushye ute? Uzi ko bura kwirwa uzenguruka ari byo bintu binaniza kuruta umuntu wakoze. Wicaye hasi agakora. Ugasanga umugore araniha umugongo, ararata ko afite umwana yamunaniye, isafuriya iri hariya, igikombe kiri hariya, buruburu, ibintu nk'ibyo. N'umugabo rero iyo yinjiye mu rugo ibintu byose ahita abona ko nta kazi. Niyo mpamvu rero buriya nuko leta igenda ibibinjizamo ikabibateramo ikababwira ngo akazi ko mu rugo nako ni akazi. Ariko ubana nako ahita agatakaza agaciro kuko ntabwo abona igifatika kirimo. Cyane. Urumva ibintu byose biravuyanze. Iyo umukozi ahari nibwo ibintu bijya ku murongo. We nka nyiri urugo nta gihe na kimwe ujya utekereza uti amarida arasa nabi, cyangwa bimeze gutya. Rero ugasanga hari impamvu nyinshi zituma abagabo babona ko akazi ko mu rugo nta gaciro gafite. Hari impamvu zituma abagabo babona yuko ntacyo dukora. Ntacyo dukora, nta kazi dufite. Yego, Mutesi rero yitondera ibiki kugira ngo atazongera gusenya bwa gatanu? Ntabwo nabimenya. None sura erega ntago ari Mutesi gusa, na sura mugabo we ntafite impamvu. Buriya hari ikintu Nepo, hari ikintu buriya ngiye ndi kwibaza, nawe ukibaza, n'undi nawe akibaza, ariko turi kwigiza nkana. Ntabwo Mutesi ari urugero arimo cyangwa imyaka arimo, ntago ari umuntu uzashaka umusore. Ni umuntu uzashaka iki? Umugabo ukuze. Cyangwa se umugabo nawe ufite ibindi bibazo yahuye nabyo. Bya bibazo rero ni by'ibi turi kubona. Urumva? Uko Mutesi afite ibibazo bye, na wa mugabo akeneye kugira ngo amushake, kuko nawe azashaka umugabo w'indushyi nkuko nawe ari indushyi. Urumva? Azashaka umugabo ufite ibibazo nkuko nawe ari umunyabibazo. Urumva? Ese muratekereza ko ibi turi kumva ngo abagore baje ngo bavuze n'abandi bazaza? Nyine nicyo gihe cyabo nabo bya bibazo nyine bafite bazaza. Abagabo ba Mutesi bo na abagabo nyine nta mwanya bafite wo kuza gusakuza.
sibyo ariko abagore uriya mugabo yatendetse bagomba kuza ko barabatendetse ari benshi urumva kandi Mutesi ntaba afite yatendetse w'icyo ashaka ni umugabo ntaba afite yemereye ko azabana nabo yego ngo abatendeke narangiza bareke ni nayo mpamvu tutazigera tubona ingaruka z'abantu baza gusakuza bavuga ngo uyu mugore yarambeshye ariko umugabo uko byasa kose tuzazibona cyane igihe yemera gushaka umugabo maze ushaka n'umusore mukajya kubana mwamarana amezi 5 cyangwa umwaka ukabona bakuzaniye umwana w'imyaka 10 yabyaye urumva utaruzi ko afite ntabwo ingaruka ku gitsina gabo zo ni nayo mpamvu twebwe njya mpora nkubwira aka kantu ushaka gusanga umugore n'umugabo baryamanye ariko umwe atari umugabo wundi ukabona umugore araje abwiye umugabo ati sheri ibyuka twigendere ariko umugabo wa mugore agahita amubwira ati kurikira uriya mugabo ntagucike urumva ni ukuvuga ngo rero ingaruka nyinshi zituruka mu bagabo ingaruka nyinshi zituruka mu bagabo ni nayo mpamvu ushaka kuvuga ngo uvuge ngo Mutesi bimukura nashaka haze n'undi uhetse abana nawe arabizi ko adashatse imanzi urumva nihashaka haze n'abavuga yuko basezeranye nashaka avuga ati ngewe urwo rukiko rw'uwo munsi rwari urwanjye nta kintu biri bukore iki kuko arabizi ko izo ngaruka ku mugabo zigomba kubaho niyo wamushaka uri umusore ntuzabura abakubwira batura umusore nanjye yarambeshye nanjye yaranterese nanjye yasezeranyije ko nkunda izo komanteri ku mugabo ni nayo mpamvu ubona twebwe abagore nta kintu biba bitubwiye ntacyo biba bidutwaye nta muntu ushobora kukwangisha umuntu mugiye kubana ngo ibyo bintu bikunde cyane naho uyu mukobwa Sandrine uyu mudamu nako oya uriya we nashaka abandi ntakomeza abindaya oya ntakomeze ngo abindaya ariko seka nkubaze none se ubundi reka nkubaze wowe uri kumubwira ngo abe mansera oya se niba atari mansera agomba gukora ibyo abandi bakora yakomeza inzira yatangiye oya nashake n'undi cyangwa se niba ajya avuga ngo aho yaciye ntihaca urwango ubwo Fredina namara kuva mu byarimo n'ubukwe bwe byose birangiye nyuma yaho azajya yongera yibeta agaruke nase ugira ngo yamureka kandi atari batarasezeranye afite uwo basezeranye nase ubundi yamurongoraga nase ubundi umuntu ajya kurongora kuko yasezeranye erega isezerano ni iryanyu ku giti cyanyu ariko uko umubiri ukora ntabwo ukorana n'isezerano ubwo yamuciye inyuma rero ibyo se si ibisanzwe kuri uriya mugabo wese cyangwa muri rusange ibyo ni rusange ni ibisanzwe ibyo ngibyo kumuca inyuma ni ibisanzwe utanamuciye inyuma se yaba ari muzima ahubwo abagore bose bamenye ko abagabo babo baca inyuma oya ntabyo mvuze ngiye mvuze abagabo kandi iyo mvuze abagabo harimo data harimo umugabo wanjye harimo muramu wanjye ubwo rero ushaka kuvuga abagabo wowe ukumva uko mvuze aba bandi kandi wenda harimo abumvise abo bigenewe cyane reka dusoreze hano mu kiganiro cyiza twagiranaga na Jennifer mama mukunda cyane muri benshi uyu munsi rero twagiranye ikiganiro cyiza cyane nk'ibisanzwe hano kuri Uwamahoro TV ndetse n'Urugendo TV ngiye nitwa Nepo gushimira cyane wowe uhora utanga ibitekerezo ku nkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi ndetse ukagira n'izindi nyunganizi utanga ku biganiro n'inkuru tuba tubagezaho umunsi ku munsi nitwa Nepo rero tumwe na Jennifer ndumva twasoreza hano cyane ariko hari umuntu uvuze ngo buranga ngo amahe nimero z'ibyabasaho